Yesu ashimwe Farm Gospel. Murakomeye, nizere ko mukomeye, nanjye ndakomeye. Imana ishimwe, nizere ko 2024 yatangiye neza mu mahoro, kandi n'utaragize intangiro nziza nawe nahumure, ejo nejo bundi Imana irahafite, yamugirira neza no yabona ukuboko kwiza kw'Imana. Umwami Yesu abagire neza, umwami Yesu abaha umugisha, abiteho mu izina rye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo kwatura kuzima, kuzimya umuriro ugurumana. Kwatura kuzima, kuzimya umuriro ugurumana. Imana ishimwe. Turasoma amagambo y'Imana ari muri Habakuki ibice 3 umurongo wa 13. Haranditse ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyere imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimira Uwiteka, nkanezerwa mu Mana y'agakiza kanjye. Ijambo riravuze ngo naho umutini utatoha ndetse ibyo mpinze nabyo ntibyere, icyo ngerageje gukoraho cyose kikanga, nta kabuza ko nshimira Uwiteka, nkashima Uwiteka mu gakiza ke. Urumva kwatura k'uyu muntu Habakuki, naho ibyo nishingikirijeho byo mu buryo bw'umubiri byashira, naho imiryango yamvaho, naho inshuti zandeka, naho igihugu cyanta, naho igihugu cyansiga, naho abo nari nishingikirijeho bandeka, ngo nta mpamvu n'imwe yatuma ndeka Uwiteka Imana yanjye, kandi nta mpamvu yatuma ndeka ibyishimo byanjye ngo ndeke kwishimira Uwiteka Imana yanjye. Aya magambo kugira ngo turusheho kwiyumva neza, tugiye gusoma story iri muri Daniel ibice 3 umurongo wa 14, turagera ku murongo wa 18. Ni uw'abasore batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, bageragejwe. Ako bageragejwe banga kureka ibibatera umunezero, banga gutatira igihango, banga kuva ku Uwiteka, nubwo bari bageragejwe n'abakomeye, bagumana n'Uwiteka. N'uburyo Uwiteka yakoze igitangaza, icyari umuriro utwika ugahinduka ahantu ho gutembera, ibyari umuriro utwika bigahinduka nk'amazi akonje, bakumva bameze neza, kubera ko Imana yabanye nabo mu kigeragezo cyabo. Aha haranditse rero 3:14 kugera ku 18, haranditse ngo Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati, mbese Sadurake na Meshaki na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera Imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze. Ni byiza, ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Uyu ni umwami Nebukadinezari. Uyu ni umuntu ukomeye, uyu ni umuntu ufite ijambo mu gihugu i Babuloni, ni umuntu ufite ijambo rya nyuma ku bari muri icyo gihugu. Yazibiranyijwe n'uburakari kuko yamenye amakuru ko itegeko yashyizeho hari abantu barigomeye, kuko ryari itegeko rirwanya itegeko ry'umwuka, kuko ryari itegeko rirwanya itegeko ry'Imana. Abahungu rero bitarukije itegeko ry'umwami. Umva uko byagenze. Saduraka, Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza, Nyagasani, umenye ko tutari bukorera Imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Imana ishimwe. Nkuko nari mvuze mu kanya, aba bahungu bari barajyanywe ari abanyagano, bavanwa muri Isiraheli mu gihugu cy'iwabo, bajyanwa muri kiriya gihugu. Nebukadinezari mu gihe yari ayoboye icyo gihugu, yari umwami, aza gushyiraho igishushanyo. Mwibuke ko abantu basenga Uwiteka
batandukanye no gusenga ibishushanyo. Nta yindi mana basenga, nta yindi mana bakorera, nta yindi mana baba imbere, nta yindi mana bagendana nayo, nta yindi mana bavugana nayo, nta yindi mana babana nayo, nta yindi mana batura imibabaro yabo, nta yindi mana bereka ibibananije, nta yindi mana baha amashimwe, nta yindi mana batura. Abantu b'Uwiteka batura Uwiteka, abantu b'Uwiteka bashima Imana yo mu ijuru, abantu b'Uwiteka bafite ikibazo begera Uwiteka kuko niwe ufite ububasha n'ubushobozi bw'ibibazo byose bagira. Uwiteka niwe mana yabo, Uwiteka niwe mana itajya isimbuzwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka ni Imana ifuha. Nta yindi mana rero Imana yifuza ko umuntu yayihabangikanya nayo. Niyo mpamvu uzasanga umuntu iyo agize amafaranga, akagira amafaranga menshi, noneho agatangira kuba ibitekerezo bye bikabakora butedi ku buryo ikintu cyose kiba mu bwonko bwe ari kijyanye n'amafaranga, birangira Imana itangiye guhinduka amafaranga. Iyo ugize umuntu akaba nka roromodo wawe, akaba umuntu w'icyitegererezo ku buzima bwawe, none ikintu cyose ushaka kugeraho, ikintu cyose ushaka gukora, ikintu cyose ushatse kwapresiya, ukacyapresiya a reference cyangwa se ugendeye kuri wa wundi, bihinduka ikigirwamana. Imana rero kuko yanga ibigirwamana, icyo gihe ntago biyinezeza, irakubwira ngo oya, reka ibyo ngibyo. Uyu mwami Nebukadinezari nawe yari yashyizeho igishushanyo cy'ikigirwamana, atari Imana yo mu ijuru, atari Imana ikora, atari Imana ivuga, atari Imana ireba, atari Imana nyamana, atari Imana yaremye isi, atari Imana yaremye ijuru. Amaze kugishyiraho, abwira abari mu gihugu bose, abwira aboroheje, abwira abakomeye, abwira abagaragu, abwira imbata, abwira ubwoko bwose, abwira abagabo, abwira abagore. Abantu bose arababwira ngo nibavuze imyironge, nibavuze amashako, nibavuze akaruru, mbese nuko ngo hari igihe timeline, hari igihe cyashyizweho cyo kugira ngo abantu bose baze gupfukama, bakubita amavi hasi, baramye cya gishushanyo cyaremwe n'abantu. Nayibaza ubwo ubwenge bwo kugira ngo ureme ikintu nurangiza aricyo ujya gusenga. Ibintu byaremwe n'abantu bafite inyama n'amaraso, ujye kugisenga. Aba bana b'abahungu rero bavuye muri Isiraheli, bo bari baravuye iwabo bafite amateka y'Uwiteka Imana ikamya inyanja, bari bafite amateka y'Imana ibasha kurimbura Yeriko igacishwa bugufi, bagatambuka bakagenda. Bari bafite amateka y'Imana yabanye na sekuruza Aburahamu ubwo yajyaga mu buhungiro ikamugarura. Bari bafite amateka y'Imana ya Aburahamu, umugore we wigeze gutwarwa n'umwami, Aburahamu agahisha ko ari umugore we, akamureka akagenda, ahubwo akabeshya ko ari mushiki we kubwa security kugira ngo batamwica. Ariko Imana y'agakiza ke ikaza gusanga umwami, ikavuga ngo uwo mugore ntumukoreho, ni uwa Aburahamu. Rero bibuka ko ari Uwiteka Imana ivugira abadafite kivugira. Aburahamu mu gihugu cy'amahanga nta kivugira yari afite, ariko yari afite Imana ivugira abatagira kivugira. Imana yagira amuvugira ivugana n'umwami, yaragira amuvugira ivugana n'umwami wa Egiputa, iramubwira ngo rekura uwo mugore Sarayi umusubize umugabo we Aburahamu, kuko uriya ni umugore we. Nubwo Aburahamu yari yabeshya akavuga ngo ni mushiki wanjye, kubwo kugira ubwoba yaragize intege nkeya, ariko Imana yaragira amuvugira, aramubwira ngo uwo mugore ntumukoreho, wa mwami ntumukoreho, uyu ni umugore wa Aburahamu. Imana ivugira badafite kivugira. Haleluya. Rero aba bahungu Saduka, Meshaki na Abedenego bari baronse amashereka y'Imana y'ukuri, Imana nzima, Imana irema, Imana ishyiraho abami, Imana ikuraho abami, Imana igabura, kandi Imana yicisha inzara, Imana itera icyorezo, ikaba ari n'Imana ikuraho icyorezo, Imana ivuga yego ntihagire umuntu uvuga hoya, Imana ivuga hoya ntihagire umuntu uvuga yego. Yitwa Imana isumba byose, Imana ishobora byose, Imana ifite ububasha n'ubushobozi ku byaremwe byose. Abahungu rero babona uyu mwami, amagambo avuze babona ni amagambo arenze kuba amagambo akwiriye kuvugwa n'umwana w'umuntu. Ko kuvuga ngo unjye kuramya ikindi gishushanyo, njye kuramya ikindi kintu kitari Imana y'ukuri, it was like a story. Ntago byari ibintu mbese bakwiriye kuba baha agaciro, ndagira ngo tubyumve cyane. Abahungu rero birengagije ibihano byose uyu mwami Nebukadinezari yabashyiraho kubwo kutumvira itegeko rye ryo kuramya ibishushanyo. Baravuga ngo Nyagasani, nubwo watubwiye ngo ni twubarare hasi turamye iki gishushanyo ntacyo uradutwara, ariko twebwe Imana twiringira, Imana dukorera, ni Imana yitwa ishobora byose, ni Imana ibasha kugucecekesha,
ni Imana ibasha gutuma tutaribwa n'uriya muriro ugiye kutunagamo, ni Imana yatuma ruriya ruzi ugiye kutujugunyamo rutari buze kudutwara, ni Imana nubwo uri guteganya iherezo ry'ubuzima bwacu, ariko Imana ifite yo ubwayo mu kiganza cyayo iherezo ry'ubuzima bwacu. Mu yandi magambo, wibeshye cyane kujya kugaragaza ko dufiteho ububasha n'ubushobozi, kuko Uwiteka ariyo Imana ifite ubushobozi ku buzima bwacu, ndetse usibye natwe nawe ubwawe Imana igufiteho ubushobozi. Abahungu rero kuko mu mitima yabo byaba birimo kubira, mu mitima yabo bari kumva imbaraga zishobora byose, uburyo bashatse kuzitesha agaciro, bavuga ngo ya ahangane niho ngiye kugaragariza umwami wanjye. Ubundi hari uburyo ubona opportunity mu cyagaragara ko ari challenge cyangwa se ari mu kintu cy'ikigeragezo, ukabona opportunity yo kujya guhamya Imana y'ukuri, Imana ishobora byose, Imana ishyiraho ibyo ari byo byose kandi kanabikuraho. Ukabona iyo opportunity, abenshi bagira ubwoba kuko batabashije kumenya Imana y'ukuri, bagatinya. Nibwo usanga umuntu yaguye mu cyaha kuko bamuteye ubwoba. Ujya wumva amateka cyangwa se ujya wumva amakuru y'abantu, usanga umuntu avuga ngo aka kazi ndakagukuramo nutemera ko tusambana. Umukobwa bakamubwira ngo bamusambanye kugira ngo bamuhe akazi, noneho nubwo yitwa umukristo ariko ntabwo azi imbaraga ziri muri Kristo, akagira ubwoba akavuga ngo ya nzatura nzasaba Imana imbabazi inyuma, reka nemere nsambane kugira ngo mbone akazi. Icyo gihe nubwo uzi ko ufite Imana yo mu ijuru, ariko ntabwo uzi Imana yo mu ijuru, ntabwo uzi Imana ya Saduraka na Meshaki na Bedenego, ntuzi Imana ya Daniyeli, Imana ya Daniyeli mu rwobo rw'intare, ntabwo uzi Imana y'Abisiraheli bageze ku nyanja itukura bakarambika ibirenge byabo mu mazi kandi ari inyanja yabatwara, ntabwo uzi Imana ya Mose yakuje Abisiraheli muri Egiputa imbaraga n'ibimenyetso byinshi, nubwo abanyegiputa bashakaga ko bagumayo. Imana ikica imfura zaho, Imana ikica amatungo yaho, Imana ikabateza inda, Imana ikabateza ibyago bitandukanye, Imana ikica imfura zaho. Hari ukuntu umuntu yaba yarakijijwe akitwa ko ari umukristo ariko atazi imbaraga zo muri Kristo Yesu, aribyo bituma kenshi yemera kujya kugwa mu byaha kubwo atazi agaciro k'imbaraga z'Imana. Rero ukavuga ukemera ukabatereka nkora iki cyaha nzatura, ariko njya nibaza, iyo uvuze ngo reka nkora iki cyaha nzatura nyuma, ari yoshiwa ko n'imbabazi uzazibona? Icyaha cyagambiriwe, Bibiliya hari ikibivugaho, abantu bakora ibyaha babigambiriye, ntabwo ari ikintu cyiza. Imana igegereye ikabareka bakagira imitima yabaye akahebwe. Imitima amaze kuba akahebwe rero ntabwo bagifite chance yo kuzakizwa ngo babararirwe ibyaha byabo. Abantu bakora ibyaha babigambiriye, ubwo aho ngaho mbaye nkushyira akantu kabaninge ngo pay attention, mwite kuri ibyo bintu mukora, kuko ari ubw'umutima wa Imana iwureka burundu. Wajya unatura unasaba Imana imbabazi uri gusenga, wakwaturira n'abantu ukibwira ko babariwe kandi utababariwe. Icyo ni ikindi kintu cyasaba ko tujya mu nyigisho zirambuye nini, byasaba ikindi gihe, ariko mujye mwirinda mu buryo mwubaka kuri iyo nzu y'Uwiteka ariyo mitima yanyu. Rero hari undi uvuga ngo mu by'ukuri nintatanga ruswa akagaze sinkabona. Uwo muntu ya ruswa ihindutse imana ye, kuko akazi arumva ko agahabwa na ruswa. Uwa muntu aravuga ngo akazi ndagahabwa n'igitsina, ariko mu by'ukuri witwa umukristo ugakora ibyo bintu, ntabwo Imana yari Imana ya Saduraka, Meshaki na Bedenego, ntabwo ari Imana ya Daniyeli, ntabwo ari Imana ya Aburahamu, ntabwo ari Imana ya Mose. Kuko nuza gusoma amateka ya Bibiliya, nuza gusoma amateka y'aba bantu bose muri Bibiliya, urabona Imana yabo ari Imana idakangwa na biracitse, ari Imana idakangwa n'abana, ari Imana itagikangwa n'ibintu byose byatuma ita icyubahiro cyayo. Rero mwene data mushiki wanjye, aba bahungu nubwo bari bageze mu kigeragezo gikomeye cy'uko bari buze kujugunywa mu muriro, babonye Uwiteka batamugomera ngo bajye guhabwa igihano kiruta ibindi bihano cyo kurimbuka. Buriya igihano cyo kurimbuka Imana ikaguca burundu mu muryango wayo, ukaba akahebwe, ukarimbuka, ugapfira mu byaha. Icyo nicyo gihano kiruta ibindi bihano byose. Rero aba bahungu bo bagumye ku Mana yabo kubw'amateka y'Imana yabo. Ubwo nawe ndakubaza, amateka ufitanye n'Imana ni ayahe atuma ugumana n'Imana mu gihe cy'ikigeragezo? Amateka ufitanye n'Imana ni ayahe atuma ugumana n'Imana aho bakubujije kugumana n'Imana? Amateka ufitanye n'Imana ni ayahe? Mwene data mushiki wanjye, ndagira nkubwire ngo aba bahungu ko ari batatu, kuko bari bafite background y'Uwiteka. Ubwo ndimo no gusengeramo kugira ngo Imana iguhe, kugira ngo ukunde gusoma ijambo ryayo, umenye neza amateka y'abantu b'Imana n'abatubanjije muri uru rugendo, n'uburyo babanye n'Imana byatumye Imana ibarwanirira mu byabagoye byose, n'uburyo urugendo rwabo rwagiye rusozwa amahoro. Otherwise uzasanga umeze nka kakatsi kari mu muraba w'inyanja, akagenda kagana hirya no hino. Usanga uyu munsi nakoze icyaha, ejo nihannye, ejo nongera koze byaha, nongeye nihannye. Ukibaza mu by'ukuri iyo Mana ni Imana nyabaki? Imana ibaho muri ubwo buzima.
Imana ikeneye abantu bari determine, abantu bamaze gufata umwanzuro bakavuga ngo nizeye Imana yitwa ishobora byose, ifite imbaraga n'ubushobozi ku buzima bwanjye, umuntu yantwara iki? Icyo ngicyo cyatuma njya kugwa mu cyaha. Aba baravuga rero ngo mwami, ntabwo twemera kumvira itegeko ryawe, nubwo watubwiye ayo magambo, nubwo watubwiye ngo uratwica, ntabwo tubyemera. Muzi uko byasojejwe. Abahungu baranze ngo umwami azibiranywa n'uburakari, ararakara cyane kuko baramusuzuguye. Hari abantu bose buzi ko bakunda icyubahiro. Ubwo rero yaravuze ati aba bahungu baransebeje imbere y'abaministers, imbere y'abadepite, imbere y'abadepite, imbere y'abayobozi chef provincial, abantu bakomeye, abantu bakomeye mu ministeri atandukanye, abantu bakomeye mu gihugu, aba generals baransebeje, banze kuramya igishushanyo nashyizeho. Ndi umwami, no, ntago nabyemera. Aravuga ati umwanzuro n'uwo ngo Uwiteka nariciye, nibabajugunya mu muriro. Nkuko mubizi rero, abahungu imitima yabo yari yamaze kwakira ngo Uwiteka ni Imana ibasha kudukiza amaboko yawe nyagasani, ariko nawe itadukiza. Mu yandi magambo ngo ntuzigere watura ufata umwanzuro w'uko Uwiteka agiye gukora icyo kintu. Ashobora no gukora le contraire, ashobora kuvuga ngo oya, aka kazi ndanga gusambana, kandi Imana irakama, bikarangira itakaguhaye. Niyo mpamvu abahungu baravuze ngo Uwiteka abasha kuza kudukiza, ariko nawe atadukiza, turafata tuyiringiye. Umurokoro wageze ku musaraba neza nuko bigenda. Uwiteka abasha kunkiza, ariko ntatankiza, kuko urugendo rwanjye mu isi ndi muri transit, mpamara iminsi mike yenda hava, ndi mu rugendo. Murabizi abantu b'Imana ko twe turi mu rugendo. Abantu babona duhagaze hamwe, ariko twebera turi kugenda, turi mu rugendo. Bamwe barinda kugera kuri gate mu ijuru, bamwe barinda kugera mu ijuru, abandi bari mu itangiriro, mbese tuhora turi mu rugendo abantu b'Imana. Haleluya. Aravuga ati rero nituramuka dupfuye, icyo gihe nyine araba ari transfer Imana yaduhaye inyuze mu muriro, tukicwa n'uwo muriro, ariko ishobora no kutatwica. Rero aba bahungu kuko bamaze guhamya ikintu gikomeye, kuko bavuze amagambo akomeye ku Uwiteka, bishoboka ko Imana yatekereje avuga ngo aba bahungu ninemera uyu muriro ukaza kubatwika, uyu mwami araza kubona ko afite ubasha n'ubushobozi ku kigirwamana cye, ko nta ubasha kugisubiza inyuma. Imana ubwo yaba ifite umwanzuro wo kuvuga ngo aba bantu iri gare rirabatwara, kubera ko murabizi ko intumwa zatubanjirije, muzi ko bagiye baribwa n'intare, abandi bagiye bapfira mu mashyamba bitandukanye, bafite amagare yabo yagiye abatwara. Ariko nanone ukibuka yuko hari undi mugabo witwa Yohana, we bajugunye mu kirwa cya Patimo, bategeza ko ari buze gupfa, ariko ntiyapfa. Isazi ngo zimurye ntizamurya ngo apfe, ahubwo Uwiteka amugirira neza, akomeza kubaho. Muzi ko bamujugunye mu ngunguru yuzuye amavuta, ariko mu by'ukuri ayo mavuta bamujugunyemo ngo yavuye muri iyo ngunguru, ngo yabaye nk'umwana w'uruhinja, afite uruhu rw'umwana w'uruhinja. Ariko undi bajugunya mu ngunguru ugasanga warapfuye, birarangiye. Abantu bagiye bamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana ikora ko kopiye kore. Ni Imana yakoze ikintu ku muntu runaka ngo uvuge ngo nako izabigenza ku wundi muntu. Murabyibuka, muribuka yuko Aburahamu yagiye gutamba umuhungu wa Isaka, yajya kumutamba, agezeyo Imana ikamwangira, ikavuga ngo uwo muhungu mwihorere wimwica, ahubwo ikamuhereza intama akaba ariyo abaga, agatambira Uwiteka. Ariko muribuka kwa Yefuta, umukobwa we Isirayeli yarahize umuhiga, aravuga ngo nimva mu rugamba amahoro, umukobwa wanjye nzamutambira Uwiteka. Igihe kigeze avuye mu rugamba amahoro, ajya gutamba umwana, aramutamba biremera, umukobwa we arapfa. Kandi bose n'abantu b'Imana, n'abantu Imana yemera. Rero ku bintu by'Imana burya ntitugakore kopiye kore, cyangwa se ngo tuvuge ngo sinari Imana yakoze ku kintu runaka ni nayo izakora ku kindi kintu. Imana ikora uko ishatse. Ikiri ngombwa ni uko ubugingo bw'umuntu buba ari buzima. Ikiri ngombwa ni uko ubugingo bwaba bufite inzira zigana Siyoni. Nicyo cya mbere, kuko Imana imyaka idushyira hano mu isi ni imyaka mikeya. Imana ireba ubuzima bwa eternite, ubuzima buhoraho, yabugeranya n'igihe gito tumara intangaha mu isi, konana igihe gito ku buryo hari ubw'inemera ko tunava mu isi. Haleluya. Ndere biravuga ngo kubaho ni inyungu, no gupfa ni inyungu. Byose ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Niyo tuvuye mu mubiri, ku bakristo bose b'ukuri, tuba dukoreye transfer, dutaha aho iteka ryose, aho tubaho ubuzima budafite iherezo kandi ubuzima bwiza, imiruho n'imihati tuyirangije. Ariko rero Imana kubw'inyungu yagifite muri aba bahungu, bivuze ngo niba Imana igiye gufitamo izindi projet, ntabwo izatuma wava mu mubiri, uzakomeza kubaho. Aba bahungu rero kuko Imana ari bafitemo indi projet ikomeye, ngo babajugunye mu muriro. Bageze mu muriro, ngo Imana ikuramo urubori rw'ubukana bw'umuriro. Imana yakuyemo ikintu gitwika mu muriro. Nubwo umuriro ugurumana, nubwo burning ugurumana cyane, ariko Imana yakuyemo ikintu gitwika. Haleluya. Iriya kureri y'umuriro ntabwo ari itwika,
ahubwo substance iri muri uwo muriro niyitwika. Imana rero yadirinze niyo substance. Bivuze ngo ikigo Imana nifite umugambi ku buzima bwanjye, nifite umugambi wa nyuma y'ikigeragezo ndi kunyuramo cyangwa se ikibazo ndi kunyuramo cyangwa uri kunyuramo, nubwo abantu babona ko umuriro ugiye kugutwika, humura. Niba ufite isezerano ry'Imana ry'ejo hazaza, hari ibindi bintu Imana iri kuguteganyamo, yanakuvuganye nawe. Ndagira nkubwire ngo ntutinye umuriro washyirwamo n'abana b'abantu, ntutinye ikiri kukugerageza, ntutinye ubwo burwayi ufite umaranye iminsi, kubera ko muri ubwo burwayi Imana izakuramo urubori rwo kwica. Ahubwo ubwo burwayi buzahinduka ishimwe nyuma. Ujye uvuga ngo narwaye iyi ndwara ariko Imana iza kunkiza, ariko yankijije with the purpose, yankijije kubera impamvu, kugira ngo nzayikorere. Imana ntabwo ari igira business failing, ntabwo igira business itunguka. Oya, ntabwo Imana yankiza ikintu izi ko nzayihombera ejo hazaza. Oya, Imana ahubwo ikinkiza kugira ngo nkomeze gukora ibindi byiza. Haleluya. Niba nawe ufitanye amateka n'Imana kandi ufite mu mutima wawe gukora ibyiza imbere yawe, humura, ntabwo Imana izemera kuva mu isi. Izakurinda, banza ukora ibyo ugomba gukora mu gihe cyawe, nibirangira izagucyura. Kuko Imana imaze kubona misiyo yarangiye, yabaye accomplisse, why not kuki itagucyura igakura mu isi? Imana igukura mu isi. Ariko nanone niba Imana ifite umugambi ku buzima bwawe ejo hazaza, tubimenya gute? Dufite ijambo ry'Imana dusoma, tubimenya gute? Tuvugana n'Imana. Abanyamwuka tuvugana n'Imana. Nzi umwaka wanjye utaha, umwaka uzaza, nzi biki ibizambaho byinshi, mba ngenda mbimenya kubera ijwi ry'Imana bana nanjye. Kubera ijwi ry'Imana riri kuri njyewe, basha kumenya hazaza hanjye. Haleluya. Nundi wawe uri kukurikira kuri no kamera cyangwa se wazumva ibi ngiye ndi kuvuga, uzi ko asenga ariko atumva ijwi ry'Imana, ndagira ngo mubwire ngo probability nini nuko ushobora kuzagushwa n'ingirwa abahanuzi cyangwa se n'ingirwa abigisha b'ijambo ry'Imana, kuko bashobora kuzakuyobya ukayoba. Ariko nuhura n'Imana ukavugana n'Imana, ukabasha kumva ijwi ry'Imana peke yake wowe ubwa ku giti cyawe, icyo gihe ntawe uzakugusha, kuko already uzaba waramaze gukora mariage n'Imana ku buryo uvugana nawe, nayo ukorana nayo, ku buryo nta muntu waza kuvuga ngo va ahangaha ujya ahangaha. Ahubwo ko amenya Imana yawe y'ukuri, usanga Imana ntabwo ikiri mu idini runaka, ntabwo ikiri ku musozi runaka, ntabwo ikiba mu nzu runaka, ahubwo Imana kuko iri mu mutima wawe, ikorana nawe, ivugana nawe, igendana nawe, nta kizakugusha icyo ari cyo cyose. Nta biriho, nta bizaza bizagutandukanya n'Uwiteka. Abahungu rero Imana yakuye mu rubori rw'umuriro, bajya mu muriro, bagezemo ngo nuko umwami ngo arebye mu muriro, yanazemo abantu batatu, ariko ngo arebyemo asangamo wa mwami wituriye mu muriro. Haleluya. Asangamo umwana w'Imana, asangamo ntama w'Imana, asangamo Yesu Kristo. Aravuga ngo ndi kubonamo umuntu wa kane. Haleluya. Nawe mu bikugerageza, mu bikugoye, mu byunyuramo bikugoye, ndagutangariza ko nubwo abantu babona ari uri kubinyuramo, ariko niba ufite umutima uri faithful ku Mana, niba ufite inzira zigana Siyoni, niba uri umukristo w'ukuri, ndagira nkubwire ngo abakubona babona ari wowe wenyine, ariko uri kumwe n'Imana irakura mu rubori urwo ari rwo rwose rwatuma ubuzima bwawe burangira. Imana ishimwe cyane. Ahazaza hawe hari mu kiganza cy'Imana, humura ukomere. Nkuko Saduraka, Meshaki na Abederego Imana yabakuye muri uyu muriro, nayo Imana izagukura mu muriro utwika. Umuriro utwika ntabwo ari iki kigeragezo cyabo gusa. Ushobora kugira umuriro utwika w'ubukene, ugakenana bakabona ko ejo uzapfa, ariko kuko ari Imana iri kumwe nawe muri ubwo bukene bwawe, uzabusohokamo amahoro. Imana ishimwe. Ushobora kugira ikigeragezo cy'uburwayi, bakavuga ngo uzapfa, kwa muganga byaranze, bakujyanye mu mahanga byaranze. Ndagutangariza ngo niba uri umukristo w'ukuri, Imana iri kumwe nawe, izabana nawe muri ubwo burwayi, ntacyo uzaba. Haleluya. Kandi igihe yakwemera ko transfer ikorwa, transfer izakorwa ujye mu ijuru, kuko inahangaha mu isi twamara igihe gito nk'uko nababwiye mu kanya. Bene data rero, ndimo ndagera ku musozo. Main purpose cyangwa se intego nyamukuru nari mfite muri iri jambo ry'uyu munsi, nibyo kukubwira ngo umutima wawe ntutinye ibyo uri kunyuramo, ahubwo hamiriza ibihe uri kunyuramo, uhamiriza abantu muri kumwe, ubihamye, kuko Uwiteka Imana aza kunyuza muri uwo muriro uwuvemo amahoro. Abantu bazafatanya nawe gushima Imana. Haleluya. Bene data, ndabifuriza kugira ngo tugire umutima uhamya, akanwa kacu gahamya Uwiteka mu bigeragezo. Ntabwo Imana ikeneye kujya kuyihamya ahantu bimeze neza gusa. Oya, Imana ishima ko mu buzima bwose tuyihamya, tukagaragaza kwera kwayo. Yesu abaho umugisha. Wakoze kumva iki kigisho, wakoze kubana nanjye, kandi wakoze ko uri kumwe na Farm Gospel. Ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka mu mutima wawe, kuko Imana ni Imana ikuza ubwami bwayo mu mitima y'abantu bayo.
nanjye ubwanjye ndimo gukura, hari ikiri kunkuzamo mu mutima wanjye, ubwami bw'Imana bukagenda bukura muri njye, nawe ubwami bw'Imana bugende bukura muri wowe, uko bwije nuko bukeye. Ntukajye ukomeza kuba kuri etape imwe, ahubwo urushaho kwegera Imana, nayo irashobora kukwegera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muhunge Satani nawe azabahunga, mwegere Imana nayo izabegera. Kandi purisi Imana igenda ikwegera, ugenda ubona ubwiza bwayo, ni wowe ubigiramo inyungu. Amahoro arushaho kuba menshi, ibyishimo biba byinshi, ubutsinzi buba bwinshi. Uko uhunga Satani ni nako ibyo bigenda bikujya kure, ugasigara uvuga ngo nahoze iki cyaha cyarananiye kukireka, ariko byaje kurangira icyaha narakiretse, atari ko nakizemo izindi mbaraga, ahubwo kuko negereye Imana. Haleluya! Dukeneye kwegera Imana tukareba mu ijuru, Imana ikarebana n'ibiturwanya, Imana ikarebana n'ibitugerageza, Imana ikarebana n'ibitugabaho amashami, n'ibitugabaho n'intwaro zose ziturwanya, ikanaburana imanza zacu zose. Nawe rero egera Imana aho kwegera ikindi icyo ari cyo cyose, kandi uko urushaho kuyegera niko urushaho kugenda ugira umutima ukeye, amahoro y'Imana urushaho kugenda kubamo. Umwami Yesu akugire neza, Umwami Yesu aguhe umugisha. Reka dusoze dusenga. Umwami Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndanezerewe ko abanye natwe muri uyu mwanya twari turimo kuvuga ijambo ryawe. Dukeneye kuguhamya Mwami, kuko tuzi kuri Imana nawe uzagenda ukaduhamya, umuriro wari kudutwika ukavanwa mu rubori, tugatambuka amahoro. Nyagasani, tanga imitima ikunda ijambo ryawe, tanga imitima yumvira ijambo ryawe, tanga imitima itsinda ikibi, itsinda icyaha, itsinda kamere mbi mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe bwaguke mu mitima yacu, n'uzumva video ye wese azabone ubwiza bwawe Mwami, azarushaho kugira umutima ukeye, azarushaho kugira umutima ufite amahoro mu buzima bwose yanyuramo Mwami. Urushaho kubana nawe, agubwe neza kubw'agakiza kawe utanga. Amahoro yawe menshi amuwemo Yesu, niko wasize uvuze ngo mbasigiye amahoro. Amahoro yawe nabe mu mitima yo gutegereza bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ciao ciao.